Imana y'u Rwanda abanye n'inkotanyi inganje bandurana no kwira inyenyeri z'urukerera zitaregamira umuseke utambika musesa amajara arahigimirana imihanda yose kubera ubuzwi kurutaha inka zikora kakate kurutaguza rutahana imivumero. Abanyamahanga bazi kubisa amaso bavuze impundu zivuga u Rwanda basingiza inkotanyi z'amarere zigari u Rwanda zikarushinga ku ruhembe rw'umuheto y'amakamanda bacyura inganje bakibazamura ibendera ry'ubutsinzi abana b'inkotanyi arakunda kunga degori yo ku Rwanda. Nanagende kuri uyu munsi w'ubwigenge turiho mu gihugu cy'u Rwanda, yego, turabasaba ko bakomeza gukunda u Rwanda, yego, bakomeze gukunda igihugu, bakomeze barwanirira igihugu, bakirwanira ishyaka nuko abatugize abo turi uyu munsi bakomeje kukirwanira ishyaka ishyanga, bakarinda aho baducyura mu gihugu uyu munsi tukaba twicaye tutakiriye mu nzi, dufite iwacu umuntu afite ahabarizwa, amahoro aganje, amahoro asagambye. Uraza imodoka ku muhanda mu gitondo ugasanga ntabwo nta kirahuri gihe, nawe rwose uharara ugenda saa 5 z'ijoro saa 6 ukagenda umeze neza nta bindi bibazo ufite. Rero ibyo byose bishibuka mu batugize abo turi uyu munsi, ari bo babereye ku isonga, ari inkotanyi z'amarere zibereye ku isonga n'intore zirusha namwe. Dufite igitaramo kizabera kuri Connect Villa Kacyiru hafi ya Minagiri KG 586. Igitaramo kizaba cyitwa Igishakamba Night. Nshuti bavandimwe bakunzi ba Muyenzi TV show, amahoro y'Imana abane namwe. By'umwihariko mwamaze gukora subscribe, turabashimira cyane. Namwe mutarayikora turabashishikariza kuyikora kugira ngo mujye mubona ibyiza byinshi tubategurira. Uyu munsi nibisanzwe, ubu nkora iyi introduction cyangwa se ubu nangira iki kiganiro ni muri weekend, si muri weekend ariko nambaye ikote mu mibyizi, ntabwo biba bisanzwe. Umushyitsi dufite kuri uno munsi nawe tugiye kuganira by'umuco, abenshi ataravuga mwamaze kumenya kuko ni umwe mu basitari dufite muri iki gihugu, by'umwihariko abakoresha TikTok. Ndiza nashidikanya naza kuvuga ko ijwi rye muraza gusanga musanzwe murizi. Mbere yuko twanzika kugira ngo dutarame agati gaturike akandi kamere, reka tubanze tubibwire. Nge nitwa Tuyisabe Nsengiyumva kabano wabagaro bagaruka abanyagashi Nyagashi wa muri hano bigakomeza bikagera kuri Adamu kuko rero dukomoka urukiryi twese. Twibwire by'umuco maze ubundi twanzike muvandi. Nitwa Frank Mimbara Barwanyi, ndi umwana mutsinzi, ndi umwuzukuru wa Kareba, ndi umuhinda, ndi umwishywa w'abashamba. Nejejwe no kuba kuri uno muyoboro nangwa se kuri no rubuga rwanyu rwa Muyenzi TV. Turabyita urubuga kuko narwo urubuga nkoranyambaga, nibyo rwose nuri kure y'ukuri. Nejejwe no kuba kuri no rubuga nkoranyambaga rwa Muyenzi TV show. Ariko mbere yuko dukomeza ibiganiro nangwa se mbere yuko turi buze no kujya mu byo kuganira no gutebya no turabanza dusaba abantu bakore subscribe rwose. Turasaba abantu bakurikira Muyenzi TV show kujya bakore subscribe. Bijya bitera agahinda kureba umuntu yaploadinga video ikarebwa n'abantu 10,000, 20, 20, 30. Muri abo bantu 10,000 barebye hakabamo nk'umwe babiri bakareba subscribe. Rero mwukagira Imana turabasabye kandi tubasabye tutabategeka muduhere subscribe. Aba bana baba barimo babagezaho ibintu byiza by'umwihariko by'umuco nyarwanda. Yego, by'umwihariko by'umuco kandi nyarwanda. Si ndajye mu bibazo byinshi, turaganira bike ariko hari n'ibibazo byinshi tuba dufite by'amatsiko. Ikibazo cya mbere ni nge muntu wabukubwiye ko ufite ijwi ryiza kandi rinini. Abantu benshi bagiye babimbwira na cyane yuko batungurwa n'ijwi ryanjye bitewe nuko jewe inzwi kuri unuza voices zanye nizo zizwi, zanye niyazwi naga amashusho abantu benshi baba bayazi, kereka abasanzwe banzi nangwa se tujye duhurira mu bukwe kubera yuko ndi umu MC wenda bangana babanzi, ariko abatarambonaho bwa mbere bumva ijwi ryanjye ari nini bakagira ngo ni nako ngana. Nanjye nuko rwose by'umwihariko nk'ubu ijwi ryawe narindizwe kuko na nimugoroba banyeretse akavido utanagaragaramo ariko nyicyumva ijwi ndavuga ati iri jwi ndarizi, kubera ko njya nkunda gupostinga utuvideo urimo uvugamo ariko utagaragara. By'umwihariko hari akavido nigeze kubona k'umwana wari uri mutyaza umuhoro uvuga ati dore abantu mubyara abana mukabihakana nuko bigenda, ati dore umujinya yawe ucaginze. Nongera kubona akandi kavideo k'inka irimo yona n'injuru
nijoro yambaye amarinete, utwo tuvido tukanshimisha nkadupostinga nazi umuntu wadukoze. N'abandi bantu bafite utundi twinshi bazi, ugenda usubiramo indirimbo zimwe na zimwe, by'umwihariko umuhanzi Kitoko niwe mperuka kubona bamasamba by'umuco. Twishimiye kubana nawe. By'umwihariko watubwiye ko uri MC mu bukwe. Aba MC baba bazi ikinyarwanda, baba bafite umuco wawe usigasira kugira ngo utazamo ico udacinjishi. Mu birori mukunze kubona iyo twatashye ubukwe abenshi tubabona muri smart muvuga neza bikadushimisha, ariko ntago tuba tuzi ingorane muhura nabyo nazo mu bukwe. Burya na akazi katagira ingorane. By'umwihariko muri no kariyeri yo kuyobora ubukwe, burya nubwo bavuga amakwe, ubukwe wayoboye yenda ni bwinshi. Nize mbogamizi wahuye nazo kugeza kuri ubu ngubu, kugira ngo tuze kuhita tujya kubyiza twabanje kumenya baba MC nabo bahura n'imbogamizi? Abayobozi bahura n'imbogamizi kandi zitari na nkeya. Icya mbere barabanza bakahura n'imbogamizi y'amasaha kandi atari bari y'amasaha. Yego, cyo ni cyane. Urumva niba utumiye mu bukwe buri butangire saa 3 ariko byanditse kuri invitation, ku butumire byubahiriza ayo masaha, ukaba uri kuri site nangwa se ubukwe buri buze kubera saa 3, saa 4, saa 5 gusa nibwo ubukwe butangiye. Ufasha amasaha yawe angahe wicaye aho hantu, wenda nta nubwo wagize umwanya wo gushaka icyo washyira imbere y'ikoti. Inyarwanda niko babivuga. Ubwo ngubwo urumva ayo masaha yonyine uba umazeyo ntiwayakavaringa ntiwayagarura, ariko washyiraho ikivugo kimwe coordinateur akaza akajya mu gutwi ngo twabyumvise uwo muhanga ngo gabanya ngo urebe igi atari we wagitwaye. Urumva imbogamizi ba MC bahura nazo ni ikintu cya mbere ni amasaha. Yego. Urumva iyo cyamaze kuba amasaha ni nawe usanga ugonganira n'abantu bari muri coordination y'ubwo bukwe. Yego. Bakubwira bati hutishe kanaga amasaha ngo ari amafaranga ngo twasize ngo kwa padiri. Yego. Yes. Ubwo rero urumva niba ubukwe bwari butangiye saa 3 wowe saa 3 ukaba wahageze, cyangwa saa 3:20 ukaba wahageze, saa 4 zikagera, saa 5 zikagera, ubukwe butari bwatangira bugatangira amasaha 5 n'igice. Urumva kugira ngo wihutisha ayo masaha ubona ufite uburyo wayihutisha. Kandi ubwo n'ubwo ngo iyo byabaye bityo mu gitondo n'ikigoroba nuko bigira. Yego, buryo wakerewe mbere. Baye musahura n'imbogamizi y'ayo masaha. Kubera yuko bayagonganiramo n'abantu kandi baye musatero batumye ayo masaha yicwa. Yego, ubwo rero bajye bubahiriza igihe be kuba bya bintu byo kuvuga ngo isaha y'Abanyafrika no gukererwa. N'imbogamizi ya mbere yenda koko turi kuganira dusharingana, nanjye nyobora ubukwe yenda sindi umuhanga nkawe kuko mwe murenga duhinguka ko tubigiraho. Nge imbogamizi izo nanjye turazihuza, ariko indi mbogamizi ya kabiri no gupatana ubukwe bakagwa avance ukagenda ugakora ubukwe bwarangira none ugakora kandi kazi ko kwishyuza koko akahogera tuvuke buriya twarashiriwe ati bimeze biti. Ibyo rero nabyo ni ibintu byinshi biba bigomba gukosorwa. Ariko rero buriya umuntu guha akazi ko kumukorera mu bukwe aba akwiye kukubaha bitewe no cyane. Niba umuntu arebye mu muryango we, mu nshuti, mu bavandimwe akaburamo umuntu wakora uwo murimo, yananze agafata telefone agahamagara Nelson kugira ngo azamuyoborere ubwo, aba akwiye kumwubahira yuko niyo ataza kuyobora ubwo ngubwo yakaba yaragiye kuyobora ubw'ahandi. Niyo atajya kuyobora ubw'ahandi yakaba ari mu zindi business zimwohereza amafaranga. Aba akwiye kumwubahira uwo mwanya nangwa se ko aba nawe yamwubashye bakemeranya gukorana ako kazi. Rero niba umuntu akubashye akemera gukorana nawe, ntabwo uba umuhaye amafaranga kuko imbabazi umufitiye. Nawe abaje mu kazi, ariko nawe uba umuhaye amafaranga ku bwa service umukeneyeho. Rero niba umuntu umwemeranyije kuza gukorana service yo muri ubwo bukwe, uba ugomba kumwubaha ko aba yatayibye akaza mu bukwe bwawe aje muri ako kazi, yego kuko kwinjiza amafaranga, cyane yuko utayamuhereye ubuntu ntabwo ari imbabazi wamugiriye. Ubwo rero uvuga ngo abantu mutanga advance nimwishyure balance. Nyaboneka ibyo bintu ntabwo ari byo. Umuntu ashaka kuzambura umwana w'umuntu amafaranga yo kajya kubyara ukabyara umwana w'umujura. Ibyo rwose bajye babyubahiriza. Urabyumva ko aranatebya. By'umwihariko n'indi myumvire tugomba guhindura y'abantu tugiye gukoresha ubukwe. MC yaguca ibiceri bitari na byinshi cyane, kuko twebwe dukunze kubarira mu biceri note zizaba ziza, akagahita kubwira ngo amafaranga ngo arakwiye kuko ngo ari amagambo yonyine uri bushore. Aba yumva kweri hari ikintu abantu bafite ubukwe bakwiye gusobanukira. Hari impamvu wahamagaye Nelson kugira ngo aze kukuyoborera ubukwe. Yego. Ubona ko ayo magambo adahwanye n'ayo mafaranga,
ushobora no kureba mu munuza mu muryango agakuramo mukuru wa nanse muri munaka bigukora kubera ko ayo magambo ubona nawe arayafitanye. Yego. Rero no kuvuga ngo niba muri bakuru bawe barumuna bawe bavandimwe bawe harimo nta muntu n'umwe ubona washobora uwo murimo uhamagariye Nelson gukora, ugomba kubyubahira ko muri abo bantu wabuze uwabikora ahubwo wowe wabonye wabishobora Nelson. Warangiza ukamwubahira icyo amafaranga guciye si hame yuko ayagubwiye mbere ngariyo. Yes. Kumvikana mu kinyabupfura cyubahira umugomba nakugomba ukava mugahuriza ku giciro kimwe. Igiciro kimwe muhurijeho niba gusabye advance mu rwego kugira ngo yicara azi neza ko afite akazi kawe. Yego. Mu rwego kugira ngo yicare azi ngo afite akazi kawe n'undi uzaza nyuma yawe atazamutwara kubera ko afite avance yawe. Ukamakinga shuwa ko ku munsi w'ubukwe bwabereyeho ukanarangiriraho ugomba kumwishyura balance yasigaye. Kuko iyo utamwishyuye balance hari ibintu byinshi biba wishe. Hari ababa yarahakaniye, hari igihe umuntu ushobora guhamagara kumuyoborera dote ya mu gitondo akakubuza kuba wafata uwakaguhaye dote na reception y'ikigo. Yes. Ubwo no kuvuga ngo iyo utamwishyuye balance yasigaye uba hari akazi ke kenshi wamwiciye. Yego. Ni ikihe gice ukunda mu bukwe ukavuga ati nge nka MC nkunda iki gice, yenda hari nk'uvuga ati nkunda nge gukora icyo nakwita nka introduction, sindayibonera ikinyarwanda neza kuko dukunze gukoresha amatirano, ni uko dukunze kuvuga. Undi akakubwira ati nge nkunda umugeni ari gusohoka, nkunda igihe ndi gutoranya abasore. Ni ikihe gice mu bukwe kigushimisha MC? Rero no kuvuga ngo ubundi MC umuhuza amagambo wabigize umwuga aryoherwa n'ubukwe bwose, kuko ubukwe bwose baba buri mu biganza bye. Ni nawo bugena uburyo bugomba kuza kuryoha. Uko twaje ubukwe niko bubiha nangwa se niko buryoha. Rero jewe ibice byose bigize ubukwe byose igihe birandyohera rwose. Ibice byose bigize ubukwe birandyohera bitewe n'uko ubwo bukwe ngiye ushobora gutuma buryoha nangwa se bukabira rwose, cyangwa se bukihuta cyane bwihuta nangwa se n'ibwihuta. Rero ikintu kigendanye n'inuza n'ubukwe buryoshwa n'umuyobozi wabwo cyangwa se bukabishywa n'umuyobozi wabwo. Rero no kwanga ibice byose bikuye mu bukwe bigomba kukuryohera bitewe n'uko ni wowe ubigenga nawe utuma biryoha nangwa se bibi. Yego. Mu bukwe kandi dukunze kugiramo ibice byinshi, ariko by'umwihariko abantu benshi bakavuga ko mukunze cyangwa se aba MC ngo dukunze gukoresha imvugo batumva. Ubona iyo mvugo bakunze gukoresha ko ari ikinyarwanda gikomeye cyangwa se gikakaye? Mu by'ukuri twe tuba twumva kidakakaye ariko ari ugusigasira umuco. Abo bo wababwira iki bavuga ati MC ngo ari kuvuga ibintu tutumva? Ubundi ni ngombwa ngo bose babyumve cyangwa ni wa mugano uvuga ngo abwirwa benshi akumvwa na bene yo? Oya, ubundi byakabaye ngombwa ko buri umwe wese abyumva. Ariko ahantu byaje gupfira nuko indimi zivanze. Nuko indimi zivanze noneho cyane hakimakazwa kumenywa indimi z'ahandi cyane kuruta umuntu yamenye Ikinyarwanda yamenye ururimi rwe. Rero no kuvuga ngo niba wimakaje kumenya ururimi rw'ahandi nirwo uzumva cyane kuruta urwawe. Umunsi wagiye aho mu birori bikenera gukoresha ururimi rwawe niyo uzasanga umuntu avuga ngo ariko ngo bakoresha Ikinyarwanda gikomeye. Ubundi ntabwo umunyarwanda yakabaye avuga ngo Ikinyarwanda ngo bakoresha Ikinyarwanda gikomeye. Uri umunyarwanda ufite Ikinyarwanda gikomeye kandi akakubwira ko Icyongereza cyoroshye. Ubundi rero hari amakosa abantu bajya bakora, ugasanga nk'iyo abantu bariyo baganira hari ibyo bita inuzi ibiganiro mpaka bya debate. Yes. Kuvuga ngo niba udebatinga ukaba urimo gutanga points zituje Icyongereza cyiza cyangwa Igifaransa cyiza, ugasanga ibyo bintu byabaye ikibazo na some videos bagiye bakatingamo bakagenda zipostinga hande wavuze nabi Icyongereza cyangwa Igifaransa, byabaye ikinego, byabaye ishyano, inka yacitse amabere kuko wavuze Icyongereza nabi, wavuze Igifaransa nabi. Ariko aho uzavuga Ikinyarwanda nabi bazabifata nk'ibintu bisanzwe. Ni ikibazo bisanzwe, wumve ko nta bintu birenze bamugana abantu ngo nabirenze. Ariko ntabwo ariko byagakwiye kugenda. Umuntu yagakwiye kwimakaza ururimi rwe, yakumva na mugenzi we aruvuze nabi ahubwo bikamubabaza, bikaba ari nabyo byakabaye n'ikibazo kuruta uko navuga Icyongereza nawe ukumva bibaye ikibazo ukajya compostinga ngo navuze Icyongereza nabi. Yesu ndi Umwongereza ntabwo ndi Umufaransa. Niba navuze Igifaransa neza ni kimwe n'uko uzanye Umufaransa hano utavuga Ikinyarwanda neza ngo uranye uvuga. Ntabwo rero byagakwiye kuba ikinego. Rero abantu bavuga ngo
ngo mu bivuge ngo bavuga ikinyarwanda gikomeye, gikomerera wowe wimakaje kumenya indimi z'ahandi, ntiwimakaze imbere cyane cyangwa se ntiwishyiremo cyane kumenya ururimi rwawe ngo ugire ute urukungahaze urumenye neza. Yego, hanyuma twenda kugana ku musozo, hari ibibazo by'amatsiko tuba dufite. Iyi nganzo yivoma he? Ni mu muryango cyangwa yarizanye byo? Ubundi nta nganzo ijya yizana. Inganzo igira aho ishibuka. Inganzo igira aho ishibuka, haba mu miryango uvukamo, cyane cyane nyine mu miryango uvukamo, mu bise, kuko ntabwo washibura inganzo ku nshuti, ntiwashibura inganzo ku muhisi n'umugenzi. Inganzo ishibuka mu muryango wavutsemo, mu bisekuru by'iwanyu bya kure. Hari n'igihe ushobora gusanga mu bo mufite aho ngaho ureba ako kanya nta n'umwe ufite iyo nganzo, nta n'umwe ushobora kuririmba, nta n'umwe wakwivuga, nta n'umwe avuga ibintu nk'ibyo, ariko mu bisekuru by'aho wavutse haba harimo, hakaba hariho hari iyo nganzo gushoboka. Yego, niyo mpamvu amaraso arimo abakurikirana, cyangwa se akaba n'ameza urundi ruhande. ujya uvugira n'inka byose. Wadushyiraho nk'amasegonda nk'abiri, wa muntu udukurikiye akavuga ati numvise arimo uvuga nk'amahamba, amazina yazo, byaba byiza kurushaho bitarambiranye muri bwa buhanga n'ubuhangange bwawe, ukadusogongezaho kugira ngo abaduteze yombi bakomeze baryoherwe. Ngira ibyivugo bitandukanye, ariko cyane cyane cy'abantu bakunda kandi nanjye nkunda n'ikivugo ukuntu twacyuye inka mu Rwanda nyuma y'intambara, na cyane yuko uyu munsi turi ku munsi w'ubwigenge. Yego, kitangira kivuga ngo Imana y'u Rwanda abanye n'inkotanyi, inganje bandurana n'ukwezi, inyenyeri z'urukerera zitaramiye ku isanzure mu cyoko cy'Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda abanye n'inkotanyi, inganje bandurana n'ukwezi, inyenyeri z'urukerera zitaregamira umuseke utambika musesa amajara arahigimirana imihanda yose kubera ubwuzwe ko rutaha inka zikora akapate ko rutaguze rutahana imivumero. Abanyamahanga bazi kubisa amaso avuze impundu zivuga urwanaga, basingiza inkotanyi z'amarere zigariye u Rwanda zikarushinga ku ruhembe rw'umuheta makamanda, bacyura inganje bakibazamura ibendera ry'ibitsinze abana b'inkotanyi arakunda tunga degori yo ku Rwanda. Rero izo ni introduction zisobanura ukuntu abanyarwanda bongeye gucyura inka mu Rwanda nyuma y'uko inkotanyi zimaze kugarura amahoro mu gihugu. Yego, byiza cyane, biraryoshye. Turaza gupininga nimero yawe mu kiganiro ku buryo umuntu ukirebye agahita akunda ko waza kumuvugira inka ku buryo burambuye, yaza guhita aguhamagara. Ariko yenda turi kugana ku musozo ku by'umuco, ntabwo nakurekura tudakomoje ku mbuga nkoranyambaga ukoresha, nazo dusanga aho twari twahereyeho, by'umwihariko TikTok. Wamenye ryari ko ufite impano yo kuba washimisha abantu benshi, abakuzi n'abatakuzi, biciye kuri TikTok, kuko uri umwe mu ba TikTok beza kandi babikora neza? Abo bagiye nafunguye urubuga rwa TikTok mu 2022. Yego, ariko nkashyiraho ibintu bigiye bitandukanye. Ngewe no gusanzwe ubundi nkunda ibintu bya politike, ariko nyine politike apana kwinjira muri politike cyane, ukunda nk'inuza nk'amateka y'inkotanyi, ukunda nk'amateka y'igihugu cyawe, ukazajya bari ibyo ukoraho videos zo gupostinga. Yego, ariko naje gusanga TikTok atari urubuga rushyirwaho ibintu biri seriye. Uza gusanga TikTok atari bakumve neza, rushyirwaho ibintu bigamije ngo kwigisha ibintu ngo umuntu ngamenye ubwenge, umuntu ngo ahuguke. Ni byiza wanahuguriraho abantu, ariko nsanga ibyo bintu abantu batabyitayeho cyane. Yego, abantu ntabwo bakeneye ku imbuga nkoranyambaga cyane, urubuga rwa TikTok ntabwo abantu bakeneye iby'ubwenge, kuko ubwenge barabufite. Yego, ntabwo bakeneye ibyo kumubwira ngo Irani ngo yateye ngo nuza ngo Iraq cyangwa Israel. Yego, byagenze bityo na bityo ngo harayapfuye abantu ibihumbi bingahe. Ibyo ngibyo ni byiza, nabyo urabivuga, yendwa ni amateka abantu baba bariyo biga banamenya aho isi irimo kugenda igana. Ariko naje gusanga ntabwo bikurikirwa cyane, nko kureba nk'ibintu bisekeje ukaba ari byo wavugaho. Yego, kuko ntabwo hashize amezi menshi, hashize nk'amezi nk'atatu, niba ari menshi ni atatu cyangwa se nk'ane gutyo, maze kuvumbura yuko TikTok ntabwo abantu bayikoresha, ntabwo bakeneye ibyo bintu biri seriye cyane, bituma batekereza cyane, bituma umuntu ajya deep y'ibyo urimo kuvuga ngo abitindemo byibazaho. Rero ayo mezi anashize nibwo natangiye gukora video zisa naho ziri fane mu rurimi rw'Abafaransa, zisekeje z'urwenya. Yego, mbona nibwo birimo kugenda bizamura. Video wakoze
witeze kuri burebwe cyane ukabona si ko urebye ni iyihe video wakoze uzi ko itari burebwe cyane ugatungurwa n'uburyo yarebwe ni iyihe? buriya nuza imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ni nk'urusimbi. Ushobora gukora video ukayimarira ibyawe byose ukayitegamo umusaruro ukavuga iyi video ni nyishyiraho ariko wayikubitaho nizi ikabura umuntu uyireba ugasanga wawundi jewe iyo video yanjye iri buze kureba nyishyiraho mu minota 30 ikaba imaze kurebwa n'abantu nk'ibihumbi nka 5 mu minota 30 gusa ikaba irebwa n'abantu 5,000 mu minota 60 nyine mu gihe cy'isaha 10 bikaba byuzuye nibwo menye ngo video yanjye irabyara umusaruro. Ariko iyo nyishyizeho nkareba mu minota 30 iri mu gihumbi iyo video bitari buze kurebwa uko waba wayikoze kose. Rero imbuga nkoranyambaga ntabwo wavuga ngo video ngo nayikoze n'amahirwe biragutungura kuko TikTok nayo cyangwa se na YouTube cyangwa urubuga rwo rwose hari ukuntu ushyiraho video mu masaha y'abantu bari kuntuza kuri internet cyangwa se bari yego ako kanya igahita inuza TikTok nangwa igahita byihuse. Rero ahanini video zirebwa bitewe n'amasaha wazishyiriyeho mu masaha y'abantu batari mu mirimo badahuze bibereye nko kuri TikTok nangwa se kuri YouTube bari relaxing. Yego, video yagushimishije muri video zose umaze gukora bitewe n'umusaruro yazanye cyangwa ama feedback ni iyihe? Ubundi video jewe yanshimishije yanakunzwe n'abantu cyane ariko nta nubwo nayifite views nyinshi niyo nakoze ni cyarengeye nakoze mu ndirimbo ya Gitoko. Yego, yitwa ya ndirimbo yaririmbye Bera hari Bera hari n'iyitwa Madiamond. Ndayivuga niyo yabaye viral cyane. Yego, yabaye viral cyane mu gihugu cya Uganda. Wow. Cya Uganda ejo bundi nagiye ku mwana wayishishuye kuri TikTok yanjye aranje ayipostinga kuye nsanga imaze gukuba kangahe kuya nyine kwa kundi bishyira mu ntuza mwijwi ya video yawe. Yego, nsanga we abayishyizemo benshi kuruta abandi amaze kwishyiramo abantu 10,000 birenga. Wow. Abantu 10,000 birenga mu yanjye baracyarimo nabo mu bihumbi bingahe gutyo nabyo ni byiza. Iyo video niyo yatumye ibintu bisa naho nyine niyo yanshimishije kubera ko yagohinze viral cyane. Yego, twari turi byibuze kuri TikTok. Izindi mbuga nkoranyambaga bakubonaho ni izihe? Ndetse niyo TikTok uyivuge bakomeze bakore follow uhita utubwira n'izindi. Barwanye n'ubundi. Yego. Yes. cyane TikTok niyo nkoresha cyane izindi ntabwo njya nzikoresha. Na YouTube ndayigira yitwa Impimbara Barwanyi nyishyiraho videos ntabwo ndatangira sindayihugukira ndacyafite projects ndimo gutegura ngomba kuzashyiraho imishinga migari kuzashyiraho urananga kujya mu kintu utakigiramo hagati gifering. Rero YouTube niyo mpamvu najya nkunda kuyikoresha cyane bitewe n'imishinga ndimo kuyitegurira kugira ngo nindamuka nayo nyinjiyemo abantu bazagire bate bazahore batazongera kwicwa n'irungu. Ugiye kuri TikTok akomeza no kuri YouTube. Yego, kuri TikTok hajya ushota videos amavideo magufi ariko kuri YouTube hajyaho noza full videos. Yes, video TikTok kuko ufite TikTok rebwa cyane ahubwo ni inzira nziza wakoze yuko yazagufasha kwamamaza ibyo bya YouTube mu gihe wamaze kubijyamo. Ndumva twagushimira. Hari ubundi butumwa bugutsika cyane ko butumwa burya ngo urutinumwa niko Mibambwe se nabyaciye iteka. Sinzi nimba ari ubundi butumwa watugeza cyane byo gushimira baba followers bawe kuri TikTok tunasaba ko biyongera. Ngewe ndaza kuzana umusozo nyuma nanjye birabyiganje mu kugushimira ko witabe ubutumire bwacu. Ubutumwa nagenera abakurikira iyi channel ya Muyenzi TV show, ubutumwa bwa mbere nanagendeye kuri uyu munsi w'ubwigenge turiho mu gihugu cy'u Rwanda. Yego, turabasaba ko bakomeza gukunda u Rwanda. Yego, bakomeze gukunda igihugu, bakomeze barwanirira igihugu, bakirwanira ishyaka,
nk'uko abatugize abo turi uyu munsi bakomeje kukirwanira ishyaka ishyanga bakarinda aho baducyura mu gihugu. Uyu munsi tukaba twicaye tutakiriye mu nzu, dufite iwacu, umuntu afite aho abarizwa, amahoro aganje, amahoro asagambye. Uraza imodoka ku muhanda mu gitondo ugasanga ntabwo nta kirahuri gihe, nawe rwose uharara ugenda saa 5 z'ijoro, saa 6 ukagenda umeze neza, nta bindi bibazo ufite. Rero ibyo byose bishibuka mu batugize abo turi uyu munsi, ari bo baberewe ku isonga, ari inkotanyi z'amarere ziberewe ku isonga, n'intore zirusha namwe. Rero ubutumwa ndabubahaye, mukomeze mukunde u Rwanda n'abanyarwanda, mururwanira ishyaka nk'uko bakomeze barwimane rwose barurwanira ishyaka ishyanga. Uyu munsi rukaba rurimo gusimbuka ibindi bihugu cyane, nka Rwanda yerekeje i Burayi. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri, turasaba abantu bakurikira ino channel ya Muyenzi TV Show ko mukora subscribe. Ni byiza kureba ikiganiro cy'umuntu ukagikunda, ariko ukanamuha inkunga ya subscription. Yego, iyo umuhaye subscription ni uvuga ngo ubu muhaye inkunga ikomeye. Niyo nkunga y'amafaranga umuhaye, niyo nkunga y'ibitekerezo umuhaye, niyo nkunga y'ibintu bitandukanye umuhaye. Rero mudufashe mukore subscribe kuri Muyenzi TV Show. Ubwo n'ubundi butumwa mbahaye. Ikindi cya gatatu, mukomeze mukunde imimbara abarwanyi nk'ibisanzwe, kuko nanjye ndabakunda, kandi urukundo munyereka muri feedback z'ibyo nkora ndarubona kandi ruhagaciro. Buranda n'abashimira, hari abantu bakora videos kuri TikTok bakabatuka mu ntuza muri comments. Ubu ndashima ko mu videos njya nkora nta muntu wari wanuka muri comments. Oya ntazanaza we ntabwo tumukeneye cyane. Rero ndabashimira yuko mutari mwanuka muri comment section, mwongeyeyo muri n'amanuza n'ama comments y'urucaniye. Yego, Imana ibahumugisha. Kore follow ku imimbara abarwanyi. Ya imimbara abarwanyi ni kuri TikTok no kuri YouTube, ni imimbara abarwanyi. Naho mujye mukore subscribe, bite mfite imishinga migari kuri YouTube. Mwege mugende mu nuza subscription, mukore subscribe, hanyuma ubundi iyo mishinga umunsi nayitangira ndabizi neza yuko izabanezeza nk'uko munezezwa na TikTok cyano yanjye. Reka nanjye ngushimire mu izina rya timu ngari y'abagize Muyenzi TV Show. No kuri turabyishimiye cyane, twabitekereje kenshi ko tuzakuzana, by'umwihariko abakunzi bacu. Buriya iyo twebwe tubona umuntu akora ibintu bidasanzwe, duha agaciro k'ibyo akora. Rero kugutumira ukitabira ubutumire bwacu turabigushimiye, Imana iguhe umugisha, kandi twizeye tudashidikanya ko n'ikindi gihe nitukwitabaza tuzagukenera, tuzakubona. Ubwo nimero yawe nibaza kwa uploadinga barayipiningamo, ku buryo n'umuntu ashobora kwandikira kuri WhatsApp aho ari hose, ukaba wajya ukamuha serivisi nyinshi ukora. Reka ngwifurize impeshyi nziza, uzabonemo ibirori byinshi uyobora. Ikindi nanibagiye no kubatumira ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi. Ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi dufite igitaramo. Yego, igitaramo kizabera hariya Kacyiru. Reka mbahereze location kugira ngo wenda ntaza kubisobanya, bisobanure neza. Dufite igitaramo kizabera kuri Connect Villa Kacyiru, hafi ya Minagiri KG 586. Igitaramo kizaba cyitwa Igishakamba Night. Yego, ni igitaramo cyiganjemo umuco. Yego, umuco w'abanyarwanda, umuco wacu nk'abanyarwanda kandi dusangiye. Igitaramo rero kizaba cyahostinzwe nangwa se cyateguwe na ni jewe na Charles Umwana Rurangirwa. Abantu benshi bansabye collaboration hagati yanjye na Charles Umwana Rurangirwa. Rero muve mu butayo, mutahe gusenga kwanyu kwarumvishijwe, nukuri mwarashubijwe, ahubwo igisigaye no kwitabira, ubundi mukaza mukakira ibisubizo byanyu, mukareba Charles Rurangirwa na Frank bahuye. Iyo nkumi zaba ari nk'imfizi bukombe mukajya kareba. Muzazaba rwose enye z'ukwezi kwa karindwi ku munsi wo kwibohora, ni hari Kacyiru. Muzaze dutaramane amasaha ni isaha 12 kuzamuka. Muzaze dutarama agati gaturije kandi kamere baka. Ndumva muzamuri nk'agati k'ingubirane, ariko kubera ko ngewe nayo natani kubera ko ngewe ndi kubariza abadukurikiye, ntateye ngo icyo gitaramo cyangwa se ngo nyirenze ngo yigutyo gusa, kwinjira n'ubuntu. No kuri rwose nta mafaranga twe dushyiraho yo kuzarira. Wowe muzaze mwinjire koko, muzaze mwinjire mwenjoyenge. Ubwo ibisigaye ntukenera kugira icyo konsoma wenda uzimenye, ariko nabo kwinjira ngo twashyize amafaranga ngo kwinjira ngo uzayatanga yangaye. Nukuri mwarakoze cyane. Tuzaba ari ku mugoroba wo kwibohora Kacyiru,
hafi ya minisiteri uvuze ni hariya yego ni hafi ya Minagri maze ubundi twenjoyinge turebe umuco dusigasire ko taza mico dusigasire ko utaca injishi wakoze cyane ni kuwa gatanu nk'ibisanzwe Imana iguhe umugisha tuzinjire muri weekend neza yego